ibintu 10 bishobora gutuma umugore acurira nta gihe cyangwa acura hakiri kare. Ngiye kukubwira ibintu 10 bishobora gutera umugore gucurira nta gihe hakiri kare cyane. Yes, ibyo bintu hari abantu bacurira ku myaka mikuru 55, ariko hari n'abantu batangira umwaka wa 40 cyangwa rimwe na rimwe 38 gutyo ugacura ufite imyaka 38 bitewe n'ibintu ngiye kukuganirizaho runaka. So ndizera ko ibi bintu biraza kugufasha bikagufasha no gusobanukirwa impamvu abantu bamwe na bamwe abantu bacura nyine igihe kinini hashize igihe kinini, hari n'abantu bacura hakiri kare. So reka tuganire rero. Ikintu cya mbere ni amateka y'umuryango. Amateka y'umuryango cyangwa ibyo bita genetics. Hari abantu babyara hakiri kare, ariko amateka y'umuryango ushobora gusanga nka nyogokuruza wawe yaracuze afite imyaka 40, nawe wayigira wagera na 39 ugacura bigahagarara aho ngaho. Ibyo ni ibintu bibaho cyane. Amateka y'umuryango arakonta cyane, yari mu bintu bituma umuntu ashobora gucura hakiri kare. Kamere y'umuryango wanyu irakonta. Hari abantu this is a real story. Hari abantu iyo umuntu n'abantu muri Nigeria, n'abantu ni story y'umushuti wanjye runaka ntashaka kuvuga izina. Famille yabo iyo abantu bageze imyaka 35 kubyara ntabwo yabigishobotse. Batangiye etape ya menopause yo gucura, kubyara ntabwo yabigishobotse. Urwo ni urugero rero iyo nakubwira ni inshuti yanjye y'umukobwa nyine famille yabo imeze gutyo. Ubwo rero kugira ngo bikemuke hakiri kare bisa kugira ngo ashake kare anabyare hakiri kare kugira ngo icyo gihe kizagere cy'iyo myaka 38 35 afite imbyaro runaka abana agejejeho. Iyo birengeje iyo myaka ntabwo babasha kubona urubyaro kubera iyo histoire nyine ya famille byaturutse ku bantu nyine bakera baho ku gice cya mama wabo. Rero nuko bigenda. Rero amateka y'umuryango nayo arakonta. Ikindi ni ukunywa itabi kenshi. Uwo mudamu ntabwo biyitaho kunywa itabi, ntabwo ukagenda hari abantu babinywa wenda bitewe na background runaka, ufite trauma, wumva wenda nibinywa n'umwe iryo tabi riri bugukorere, n'umwe iryo tabi nibwo uravibratinga neza. Ariko kunywa itabi kenshi nabyo biri mu bintu bituma umugore acura hakiri kare cyangwa yinjira mu gihe cya menopause hakiri kare. Ikindi ni chemotherapy cyangwa radiotherapy. Chemotherapy ni uburyo bakoresha baratreatinga kanseri cyangwa baravura kanseri umuntu runaka. Niba kanseri yawe iri kuri level runaka ukaba ukeneye kuba wafata chemotherapy cyangwa bagukorera chemotherapy, barayigukora ariko nayo isiga ingaruka zitandukanye. Rero muri izo ngaruka harimo no gucura nta gihe, gucura igihe kitageze. Undi wenda gucura ku bantu bari regular basanzwe n'uguhera ku myaka 40 kugera kuri 55. Nicyo gihe babarira gucura, cyangwa guhera kuri 45 kugera kuri 55. Icyo gihe umuntu aka kenshi n'uguhera kuri 45 kugera kuri 55. Icyo gihe nyine la majorite y'abantu nibwo bacura y'abagore. Rero chemotherapy na radiotherapy biri mu bintu nabyo bituma umugore acura hakiri kare. Ikindi ni ukubagwa bagukuramo inanga. Ukuntu bagukuramo inanga, ama ovaries cyangwa se ovire. Ibyo bintu nabyo bituma nyine umuntu acura nta gihe, bituma umuntu acura hakiri kare. Ibyo bintu rero nabyo byo gukoresheje bagukuramo ovary runaka, bashaka kuyigukuramo wenda bagiye kuyiguhuriza n'undi muntu, wenda hagiye kuba igikorwa cya surrogacy cyangwa kugira ngo umuntu runaka gutwitire. Rero icyo gihe nabyo bituma umuntu agera mu gihe cyo gucura hakiri kare, yentaringa mu byo bita menopause hakiri kare. Ikindi ni indwara zizahaza ubudahangarwa bw'umubiri cyangwa se immunity cyangwa se immunity ku bantu bavuga igifaransa. So iyo ufite izo ndwara zizahaza ubudahangarwa bw'umubiri, ariko no gucura nyine kare, gucura nta gihe nabyo biza hakiri nyine utangira menopause hakiri kare. Ubwo rero ibyo nabyo ubwo burwayi bwa immunity byo kugira ubudahangarwa bw'umubiri busa nkaho budafite ingufu cyangwa butari stable, ibyo nabyo ni ibintu bituma umubiri w'umugore ucura cyangwa winjira muri etape yo gucura hakiri kare. Ikindi no kugira stress nyinshi igihe kirekire. Hari ukuntu uhora uhangayitse, umugabo wanjye yanciye inyuma, kwirirwa wataye umutwe, abana banjye bameze gutya, kwirirwa wataye umutwe. Igihe cyose nyine kwirirwa wataye umutwe, igihe cyose kwirirwa witesheje umutwe, ugahora ufite stress. Rero icyo gihe nacyo niba uri umuntu uhora ufite ibibazo, uhora uhangayitse, tegure ko uzacura hakiri kare, uzacura nta gihe. Ibyo rero nabyo ugomba kubyirinda. Ikindi ni malnutrition, indyo ituzuye, indyo mbi nayo ituma umugore cyangwa se umukobwa ashobora gucura hakiri kare.
ubwo mvuga abakobwa mari kubaho ababikira nabo bagira icyo gihe bakira abakobwa. So nujya wumva mvuzemo n'abakobwa cyangwa se n'abakobwa bahitamo bafata decision yo kuguma mu rugo ntibashake, nabo barahari, by'iyi transition nabo barahari. Ariko indyo mbi cyangwa se malnutrition cyangwa se imirire mibi nayo ituma umuntu atangira igihe cyo gucura intagihe, umuntu acurira intagihe, urubyaro rugahagarara intagihe. Ikindi ni ukugira ibiro bike cyane. Hari ukuntu uri underweight, ibiro byawe bikaba bidahura n'imyaka. Ako kanya iyo ufite ibiro bidahagije ntabwo wabasha gusama. Ni gute se uzasama ufite ibiro 30, ufite imyaka 29 cyangwa se 30, gusa uzasama umwana agiye? Rero n'ibiro bikeya nanone ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu uba ugomba kugerageza ibiro byawe bikagendana n'imyaka ufite. Ugomba gukora uko ushoboye ibiro byawe bikagendana n'imyaka ufite, kuko ibiro bikeya nabyo si byiza. Hari ibintu umubiri wawe utabasha gukora nko gutwita gutyo, ntabwo umubiri upfa kubyakira. So rero n'ibyo bya menopause, gutangira gucura hakiri kare, nabyo biri mu bintu. Ibiro bikeya bituma umuntu atangira muri icyo gihe hakiri kare, menopause hakiri kare. Ikindi ni indwara zimwe na zimwe zifata inanga cyangwa se nyababyeyi. Ushobora kurwara ibibyimba, ushobora kurwara kanseri yo muri nyababyeyi, ushobora kugira ama infection muri ibyo bice bya reproductive organs mu mubiri wawe. Icyo gihe nabyo bigatuma ugira nyine, bigatuma utangira kwinjira muri icyo gihe cya menopause hakiri kare. So rero indwara nazo zifata imyanya myibarukiro zimwe na zimwe zishobora gutuma umuntu yinjira mu gihe cyo gucura hakiri kare. Ikindi ni imiti imwe n'imwe ikoreshwa igihe kirekire. Ushobora kuba ufite indwara runaka, ushobora kuba ufite uburwayi runaka nyine buri chronic, ukajya unywa imiti ariko ikagabanya imisemburo. Kugabanya imisemburo ni nako winjira nyine muri icyo gihe cya menopause hakiri kare, utabasha gusama, urubyaro rugahagarara gutyo. Rero ibyo ni ibintu bituma umugore cyangwa se umukobwa acurira intagihe. Ibyo kwirinda byirinde, ariko igihe cyose nasanze ku buzima bw'umugore ibiryo biradufite. Ibyo ushyira ku isahani rwose bigena ko ubuzima bwawe buba bwiza cyangwa se buba bubi. So biba byiza ugiye umenya ibyo urya, biba byiza ugiye ubara ibyo urya, biba byiza ugiye ufata umwanya ukavuga uti ariko kondi kanaka ngiki, ese nkwiye kurya iki, ese nkwiye kutarya iki. Icyo gihe bizagufasha kugira kumenya ko ugomba kwirinda ibi byose byo gutangira kugira igihe cyo gucura hakiri kare. Ibyo bintu byose uzamenya ko ugomba kubyirinda. So rero ni ibintu nakuganirizaho. Niba wakunze ikiganiro ugomba kulayikinga, gukomentinga ikindi kintu naza kuganirizaho ikindi gihe. Niba utarasubscribinga unasharinga ku bandi bantu bashobora kuba batarizi, kuko ibi ni ibintu, ubuzima buri mata. Ubuzima bubi ntabwo nabwifuriza undi muntu uwo ari we wese. By'umwihariko iyo uri umugore cyangwa se umukobwa, ubuzima bubi burakanyagwa cyangwa se burakagende, burakajyaho abantu batari. Ubuzima bubi, nugira ubuzima bubi si uzabasha kubyara neza. Nugira ubuzima bubi ntabwo uzabaho neza nk'abandi, ntabwo ubuzima buzakuryohera nk'abandi. Ubuzima bubi nyine n'ubuzima bubi ni ikintu kibi ntakwifuriza umuntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu ugomba gutangira kwitegura urwo rugendo hakiri kare. Navuze mu byo urya, iyo myitozo mu ngororamubiri, ibintu byinshi bigiye bitandukanye bituma ubuzima bw'umuntu cyangwa se by'umwihariko ubuzima bw'umugore bugenda neza. Ibyo byose byo navuze haruguru, niba ari ibyo ugomba kwirinda byirinde, niba ari ibyo ugomba gukora bikore. Ibyo byose bizakurinda kugera mu gihe uzaba wumva hari n'igihe ibintu biba ukajya uhora wibaza, ariko kuki ntamenye ko ibi ngomba kubikora, kuki ntamenye ko ngomba kurya ibi ngibi kugira ngo bigende gutya. Ibyo bintu byose kugira ngo ubyirinde ugomba kubikora hakiri kare. So rero wakunze ikiganiro, ugomba gukora ibyo ukenewe. Ndi hano kugira ngo nkuganirize ubuzima, ndi hano kugira ngo nkuganirize ubuzima, umenye ibintu bimwe na bimwe bigeraho bikuvana naho bikugeza. Ntabwo ndi hano kugira ngo uhore umuntu uri muri constant place. No, I'm just here to help you move from one place to the other. So rero nibyo ngibyo byo nakuganiriza uyu munsi, byari byo bitera umugore gucurira intagihe cyangwa kwinjira mu gihe cyo gucurira intagihe, menopause, intagihe. Ibyo ngibyo nakuganirizaho. So I know that I will be seeing you in the next video, and thank you so much for watching. God bless you so much, and I'm really overwhelmed, but I'm here to record the message. That's why. So God bless you so much. Tuzahure mu bindi biganiro nabyo tuganira mu bimenyetso ushobora kwereka ko umukobwa cyangwa se umugore ufite imisemburo mikeya mu mubiri wawe, kandi wibutse ko imisemburo nyine n'imisemburo